kandi kugeza uyu munsi nakubwira ko ari umuntu n'umwana ariko ni umuntu w'umugabo. Agahinda ni kenshi ku bakunzi b'umuhanzi Chris Easy, umwe mu bigaruriye imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ntago ushobora kuvuga abahanzi batanu bakunzwe mu iki gihugu ngo usige izina Chris Easy. Ni umuhanzi wigaruriye n'imitima y'abantu batari bakeya. Ni umuhanzi ukundwa na buri umwe. Ni umuhanzi ukundwa n'ingeri zose. Ni umuhanzi ukundwa n'abana, agakundwa n'abasaza. Igitsina gore cyo sinakubwira. Bamwe bararira, abandi barahogora iyo umuhanzi aririmba. Ntabwo uyu muhanzi nshaka kumuvugaho byinshi, twese turamuzi. Nta muntu n'uyu n'umwe utamuzi. Uyu munsi icyo nshaka gukomozaho ni inkuru y'akababaro. Umubyeyi twese twakundaga, mama wa Chris Easy. Umubyeyi wamufashije mu iterambere rye kuva yatangira umuziki. Umubyeyi wagiye umuba hafi. Umubyeyi wabaye hafi umwana we mu byo byose yakoraga. Yamubaye hafi aririmba hip hop, arahindura ajya muri Afrobeat. Umubyeyi ntiyamusiga, akomeza kubana nawe. Adusigiye igikomere gikomeye cyane. Adusigiye intimba mu mitima. Agiye twari tukimukunze. Agiye twisi twari tukimuharaye. Agiye twisi tutabitekerezaga, ariko araducitse. Agahinda kenshi katashye mu mitima y'abatari bake. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 twazindukiye ku nkuru mbi, inkuru y'akababaro, inkuru yadushenguye umutima, inkuru yatubabaje. Twese nta muntu n'uyu n'umwe utaruzuye umubyeyi. Ni umubyeyi twese twagiye tumumenya kubera iterambere ry'umwana we. Iri terambere uyu mubyeyi yarigiragamo uruhare uko byasa kose. Umwana akagera ku nzozi ze. Ni umubyeyi wabaye intangarugero mu babyeyi. Ni umubyeyi wagaragayeho gufasha impano y'umwana we akagera ku iterambere rirambye. Ni umubyeyi utagereranwa. Ni mama wa Chris Easy. Uyu Chris Easy yamusigaranye nk'imfubyi, niwe wenyine yari afite. Niwe wari uw'imbere akaba n'inyuma imbere y'umubyeyi we. Ariko umubyeyi yaramucitse, umubyeyi yatuvuyemo. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda yadushenguye umutima. Ariko urupfu, igisobanuro cyarwo ni ikihe? Warupfuwe kutubabaza, warupfuwe kudutera intimba, warupfuwe kuduhangayikishije. Tugira gutya abo twakundaga akaba ari butwara. Rupfu, gusa waratsinzwe. Nta ruhare dufiteho, waratsinzwe. Nta kindi, tugomba kwizera Imana kuko twibwe nta kintu cyo gukora dufite imbere y'urupfu. Ubwo Kristo yanesheje urupfu, ni ngombwa natwe tuzanesha kubwe. Ariko rupfu, uratubabaza, uradushavuza. Reka ne kuvuga byinshi. Uyu yitwa Nsengimana Rukundo Christian. Yamenyekanye cyane nka Chris Easy. Yari afite umubyeyi bakundanaga cyane. Ni umubyeyi wamubaga hafi, ni umubyeyi wamubaga hafi mu buryo bwose bushoboka. Uyu muhanzi twaramumenye, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane zirakundwa. Zakunzwe n'ababyeyi, zikundwa n'abana, zikundwa n'ingeri zose. Zikundwa n'abo mu gihugu n'abo hanze yacyo. Mu minsi yashize twumvishe umunya Nigeria avuga ko yihebeye Chris Easy mu ndirimbo yumva muri Nigeria. Indirimbo za Chris Easy zitagomba kuburamo.
Uyu muhanzi yaririmbye indirimbo nyinshi cyane, harimo indirimbo zitwa Sekoma, yaririmbye Inana, ni indirimbo yaharawe n'umwana, ikundwa n'umubyeyi, ikundwa n'abantu b'ingeri zose. Aho wajyaga mu birori iyi ndirimbo ntiyaburagamo. Ni umuhanzi wahimbaga mu buryo butangaje. Iyo umwegereye akubwira ko mu guhanga kwe ahera umuntu akivuka kugeza umuntu ashaje. Twagiye twumwumva yaririmbye indirimbo nka Inana, murayizi. Ni utugambo twumvikana abana benshi bakunda kutuvuga, bityo izi ndirimbo zigakundwa n'abana, kandi ikintu cyakunzwe n'abana buriya n'ababyeyi baragikunda. Kuko akenshi usanga babwira mu ducurangire ya ndirimbo, bakwaka telefone cyangwa radiyo ugasanga niyo ndirimbo bari kwiyumvira. Yaca kuri televiziyo ho sinakubwira. Ni umuhanzi twese tuzi, gusa umubyeyi we nka mama we yatuvuyemo. Uyu Chris Easy yaririmbye indirimbo nyinshi, yaririmbye Amashimwe, yaririmbye Basori, yaririmbye Lala. Aho yavugagamo amagambo abana bakunda cyane, byagiye bituma izi ndirimbo ziwe zigira itandukaniro n'izindi z'abandi bahanzi, zigakundwa n'ingeri zose duhereye ku bana. Gusa nubwo uyu muhanzi tumukunda, mama we yatuvuyemo. Uyu mubyeyi yishwe n'indwara ya diabete nk'uko twabitangarijwe n'ikinyamakuru Igihe kuwa 13 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025, ni mu gitondo cy'uno munsi. Iyi nkuru yaje kwemezwa na manager we Junior Giti, usanzwe aharanira iterambere ry'uyu mwana cyangwa ry'umuhanzi. Yaje kubikonfirma. Uyu mwana Chris Easy nawe yaje kubyereka abanyarwanda n'abandi bantu batuye isi bose, aho yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga ziwe kuri Instagram. Yandika ati mama uragiye, ugiye igihe kitari cyagera. Yagize ati ugiye igihe kitari cyagera. Ayaherekesha ayo magambo umutima umenetse. Ni inkuru yamubabaje, gusa yamubabaje natwe twababaye. Abantu batazi uyu muhanzi yatangiye kuririmba ari mu itsinda rya Octagone, bari abahanzi babiri bari bagamo. Yabanagamo n'umuhanzi Aobit, niwe babanaga na Chris Easy mu iri tsinda, gusa iri tsinda ntiryaje gukomeza. Nyuma yaje gukomeza kuririmba hip hop, ariko mwaka wa 2002 gusa yaje gukomeza kuririmba hip hop aza kuyivamo yerekeza mu njyana Afrobeat. Ariko akigera mu njyana Afrobeat bitewe n'ubuhanga bw'uno muhanzi, yakubwiraga ko ashobora no kurekura indirimbo ya hip hop byose abishoboye. Gusa Afrobeat yo yaramuhiriye, uyu muhanzi aragenda aramamara. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yaje guhura na Junior Giti. Junior Giti baraganira, arangije amwemerera yuko agomba kumufasha, agomba kumubera manager. Nuko umuhanzi aragenda arakomera. Nyuma yuko bamenyanye na Chris Easy, atangira kumufasha, amurerera mu itsinda rya Junior Giti bita Giti Business Group. Chris Easy aragenda aramenyekana koko. Uyu muhanzi yahise asohora indirimbo nyinshi zikundwa n'abana, zikundwa n'ingeri zose. Aho yasohoye indirimbo Rara ari kumwe na Kirikubo mu Burundi. Iyi ndirimbo avugamo amagambo abana bakunda n'abantu bose banyuzemo. Aho agera akavuga ngo I U O A E. Ibi nta muntu n'umwe utabizi, uretse n'uwaciye ku ntebe y'ishuri n'utarayiciye hibarabimenya. Uyu muhanzi afite itandukaniro n'abandi bahanzi, gusa mama we yatuvuyemo. Nta kundi uyu muhanzi Chris Easy abaye imfubyi, ariko abamukunda bo ni benshi, abamukunda barahari, twese turamukunda. Niba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV show wayikora, kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tugutegura umunsi ku munsi. Dukomeze kubaka umuryango mugari wa Smart Maker TV show. Uyu muhanzi yakomeje aririmba indirimbo nyinshi. Yaririmbye indirimbo aho yavugagamo amagambo twese tutakibagirwa, ahagira ati sheri wanjye Dia, ndagukunda Dia. Ayo ni amagambo abantu benshi bakunda cyane, bakunda kuvuga.
Iyi ndirimbo yanamufashije gutwara Kiss Summer Award nk'umuhanzi mwiza wahimbye indirimbo nziza w'umwaka, Chris Easy. Aha yatwaye iki gihembo cya Kiss Summer Award ari mu biganza bya Bugingo Boni Junior Giti. Guhera mu mwaka wa 2022 yakomeje kureberera inyungu ze z'umuziki we, akomeza kumubera manager mwiza. Nta kundi uyu mubyeyi yatuvuyemo, ariko twisi niyo nzira. Igihari ni ukugira icyo dukora kugira ngo nubwo twatabaruka tuzasiga inkuru nziza imusozi, tuzasiga inkuru nziza abantu bazajya batwibukiraho. Ese ko turi kuvuga ibigwi byiza bya mama wa Chris Easy, wowe uramutse ugiye none twakwibukira kuki? Waba usize wubatse iki? Ese ufite ibigwi byiza twavuga? Ese wafashije nde? Ese wakoze iki? Ese wabanye nande? Ese mwabanye gute? Reka twese twisuzume, kuko inzira yo nta yindi, twese niyo nzira. Reka tukwibutse ko iki kiganiro wagikurikiraga kuri Smart Maker TV show. Nge mwari kumwe, ndi Smart Maker. Wakoze kubana natwe. Imana ikurinde.